Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi tuje ahangaha tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bikwereka ko uwo musore mukundana yakuretse bucece. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe aho ngaho kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Olivier Harera Imana. Nyiramaso yerekwa bike ibindi akibonera. Hari itandukaniro mu myitwarire y'umusore cyangwa se umugabo igihe akunda n'igihe yateshutse inzira y'urukundo mugendanamo. Iyo umugabo atagikunda umugore cyangwa umukobwa bahoze bakundana arabigaragaza, ndetse hari byinshi bihinduka kuri we. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Abyerekana akoresheje ibice by'umubiri we, imyitwarire ndetse n'uburyo afata umwari bakundana cyangwa se umugore we bashakanye. Muri iyi nkuru rero dukesha urubuga rwitwa Erikrema, tugiye kubagezaho bimwe mu bimenyetso byakwereka ko umusore wari warihebeye atakikwiyumvamo habe na gato, habe na mba ni Ikinyarwanda. Abakobwa n'abadamu mwigire hafi. Icya mbere, umusore cyangwa se umugabo utakigukunda arekeraho kuganiriza nk'uko byahoze. Iyo umusore atagikunda umukobwa aba abona nta mpamvu yo kuganira nawe, kuvugana nawe, ahubwo ababibona nk'umuzigo kuri we. Avuga make ngo nk'abagabo da, ndetse nanabwira uwo bakunda nuko yiyumva, amarangamutima ye ndetse nuko ubuzima. Turebe ntanabwire uwo bakundana amarangamutima ye, kandi nta nubwo yamubwira nuko ubuzima bwe buhagaze, yewe ntaba anashaka no kumva umukobwa w'inshuti ye cyangwa se umugore we nka mbere. Iyo kuganira cyangwa se communication bigabanutse ikagera kuri iki kigero, biba ari ikimenyetso ko ashobora kuba atakiri mu rukundo nk'uko byari bisanzwe cyangwa se uko byahoze. Ahangaha uba ukwiye gufata ingamba zitagize uwo zibangamira hagati yanyu mwembi. Reka turebe icya kabiri. Ahangaha reka mbibutse ko ari ibintu tugiye kurebera hamwe bigaragaza umusore cyangwa se umugabo utakigukunda. Icya kabiri, ahagarika gukora ibyo yakoraga ngo wishime. Iyo umusore cyangwa se umugabo akunda umukobwa akora ibintu byose bishimisha uwo mukobwa cyangwa se umugore we, agerageza kwigarurira umutima we, akora ibintu bituma uwo mukobwa yumva akunzwe kugira ngo nawe amukunde kurushaho. Icyakora iyo aretse gukunda uwo mukobwa cyangwa se umugore we, ibi byose biribagirana ndetse naho yaciye urwango rukahaca, ni wa mugani w'Ikinyarwanda. Icya gatatu, nta gihe aba akikubonera. Iyo umugabo cyangwa se umusore mukundana yakwanze, iyo atakigukunda areka kuguha umwanya we. Ahangaha aba yumva yakwimarira igihe cye ari kumwe n'inshuti ze mu kabari cyangwa se mu mupira, ari kwirebera umupira cyangwa se akikorera ibindi bintu kurusha uko yakumva ameze neza igihe mwaba muri kumwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha nyine ntago uba ukiri ibyishimo bye. Atangira kugira gahunda zihutirwa, gahunda zidashira, akazi kakamubana kenshi, n'igihe byitwa ko agasoje agataka umunaniro ukabije nk'aho yakoze kurusha indogobe cyangwa se ipunda.
bya bihe mwamaranaga mukora utuntu duto duto dushimishije, ndetse na bya bihe bidasanzwe mwagiranaga bigenda nka nyomberi. Iyo umusore mwakundanaga cyangwa se umugabo muri kumwe atakigufitiye umugambi w'urukundo, biriya nibyo twavuze haruguru, nyine niko yitwara. Icya kane, umusore utakigukunda avoma hafi nk'ibifura arakara vuba. Umusore utagikunda umukobwa usanga asigaye arakara vuba cyane nk'aho watera, usanga avoma hafi cyane nk'aho watera ukageza ibuye ukoresheje akaboko k'imoso ku bakoresha akaboko k'indyo. Ahangaha arakazwa vuba n'akantu gato akariko kose umukobwa bakundana akoze, kandi bikaba ibintu, reka turebe, mwitonde, bikaba ibintu bigoye ko acururuka acururuka vuba ngo abe yanatanga imbabazi igihe umukunzi we aciye bugufi. Biba bigoye ko acururuka kabisa. Niyo wamusaba imbabazi hano biragoye ko yacururuka. Impamvu itera ibi ni ukubura k'urukundo, kuko mu busanzwe urukundo rurababarira kandi rugira impuhwe. Rero umugabo cyangwa umusore uri mu rukundo yakabaye ababarira umukunzi we mu buryo bworoshye kandi bwihuse, uretse guca ibiti n'amabuye no kurakara umuranduranzuzi kubera akantu gatoya kadafatika, nk'aho we aba adakosa wagira twe ntago tuba dukosa. Umuhungu utakigukunda cyangwa se umugabo atakaza kamere y'impuhwe, wagira ngo umutima aba yawusize mu rugo. Atakaza kamere y'impuhwe yahoranye kuri wowe. Iyo kamere y'impuhwe n'urukundo mvuze haruguru kuwo bakundana igabanutse, ashobora kujya arakara kubera akantu gato ubundi katamuteye kurakara cyangwa yafataga nk'ibisanzwe mbere. Ahangaha uzamwumva avugira hejuru akankamira umukunzi we yakambije yakambije impanga ku tuntu duto duto cyangwa nta n'impamvu ifatika ibimuteye. Icya gatanu, sasa umugabo utakigukunda cyangwa se umusore agerageza kuvana umukobwa bakundana mu buzima bwe. Umusore wakunze umukobwa yakabaye amwinjiza mu buzima bwe, mbese ugasanga nyine ari kumushyira no mu mishinga ye, mbese ubuzima bwe bukaba nk'igitabo kibumbuye kuwo bakundana, ntagire icyo amuhisha naho yaba amabanga akomeye. Icyakora ibingibi si uko bimera ku musore utagikunda uwo bahoze bacuditse mu rukundo cyangwa se uwo bahoze bakundana. Azabikora gake gake amuvane mu buzima bwe kugeza aho atakimwumva ndetse adashobora no kumushaka ngo amubone. Hey umwanya mbese uzaba mutoya cyane. Icya gatandatu, ibikorwa bishimisha imibiri. Ahangaha ntaba akishimira kubikora. Umusore utagikunda umukobwa aba yumva nta na santima amuteye. Ahangaha birumvikana rero ko umugabo anyurwa, birumvikana ko umugabo anyurwa ndetse agashimishwa n'ibikorwa nshimisha mubiri akorana n'uwo bunze ubumwe mu rukundo. Iyo umugabo agukunda agatima ke gahora karehareha iyo akubonye, akumvise cyangwa se agutekereje, agatima gahora gaherahera nyine akumva ashaka ko muhuza urugwiro mu kinyarwanda cyiza. Nyamara iyo aretse kugukunda, areka kugusoma, areka kuguhobera, akakugwamo imitima ikumvana, ibingibi arabireka. Kugushishira
cyangwa se kugukarisa, ibi ngibi byose bigenda burundu, arabihagarika. Yanabikora akabikora asa n'uwikiza nyine tu kugira ngo ubone ko akwitayeho, ariko ahangaha ujye umenya ko nyine urukundo rwamuvuyemo. Cya karindwi, ntaba agishaka kuba mu buzima bwawe. Iyo umusore atagikunda, iyo umusore atakigufitiye agatima, ntaba yumva yifuza kumva amakuru ava mu bwatsi bwawe n'ab'iwanyu. Ntaba anashaka kandi kuba mu byishimo byawe ngo mubisangire. Ndetse n'iyo uri mu manzaganya arakuzibukira. Manzaganya n'ikira, manza ari mu bibazo tu. Abazi Kinyarwanda bajye muri comment batwandikire. Iyo uri mu manzaganya arakuzibukira ngo ubabare wenyine. Bya bindi byo kukuba hafi ngo yifatanye nawe mu kababaro, ntaba akibikozwa ukundi. Aba atifuza kuba mu byawe, ni nako aba atifuza ko uba mu bye, nk'uko twabibonye mu ngingo ya 5. Cya 8, umusore utakigukunda areka kukubwira no kukwereka ko agukunda. Iyo umusore ahagaritse kugukunda, ijambo ndagukunda rigendana n'urwo yagukundaga mbere. Mu gihe byamuteraga ishema guhora akubwira, asa n'ususumira, yasheshe n'urumeza, ari kuvuga ati ngo ndagukunda, ngo I love you, ngo je t'aime, ngo te amo, ngo I miss you. Birashira bro, ahangaha birashira brothers, sister birashira. Ntaba akishaka, ntaba akibasha kubihingutsa. Biramugora cyane rwose, akajya abura imbaraga zo kukwereka ko yakwihebeye. Urukundo ruba rwamushizemo nyine. Isoko y'imitoma n'amagambo asize umunyu yakubwiraga ati udahari sinabaho, uri ubuzima bwanjye, nagufite ntacyo naba mfite kuko uri byose. Irakama kabisa, irakama. Ukaba wakwibwira ko baguhinduriye cyangwa se bagutuburiye, wa mugani wa babandi. Ukajya usanga nyine umuntu yarahindutse, ukajya usanga umuntu yarahindutse burundu kabisa. Ukagira ngo ni igipupe baguterekeye imbere. Icya 9, umusore utakigukunda areka kukwitaho no kuguha care. Abakobwa bose binahangaha no ku isi hose, si mu Rwanda gusa, ni ku isi yose nyine tu, ubariyemo ni Burundi, bakunda icyitwa care. Bakunda umusore ubatetesha, ugaragaza ko ahangayikishijwe n'ibyishimo by'umukunzi we, kandi agaharanira kumufata nk'uko umwamikazi yitabwaho. Umwamikazi mbese ubakunda nyine tu, ubakunda rwinshi nka rumwe rwabugiriye akunze kanjogera. Abakobwa muratangaye. Umukobwa wese yifuza ko umubyutsa ukamusanga iwabo, ukamujyana muri siporo cyangwa se ukamujyana gusenga. Mu gihe muri mu muhanda, wenda imishumi y'inkweto ze igahambuka, ukamubwira uti hagarara gatoya, maze wamara kumubwira gutyo ugaca bugufi. Byaba ngombwa ukanamupfukama imbere, maze ukamufungira imishumi y'inkweto ze. Ngo barabikunda cyane. Umwari wese nubwo ashobora kutabikubwira, ariko aba yifuza ko nko mu gihe imvura yakamejeje nyine, amazi ari menshi mu muhanda ku buryo bisaba abanyamaguru kuvogera, wowe aba yifuza ko umufata ukamuterura. We ntago yanerura.
aba yifuza ko umufata ukamuterura maze ukavogera ayo mazi umuteruye. Uzabigerageze uzaba umbwira musore wanjye. Nawe ubaye uri inkumi ibi byagukora ku mutima. Siko mushaka kutugira intuza abantu. Mukobwa rero, reka nigirire inama abakobwa. Mukobwa rero, iyo nta kantu nk'aka ko kuguha keya kakiranga umusore mukundana, jya umenya ko hari abandi ashobora kuba aziha cyangwa nyine atakikubona nk'uwo mwakomezanya imishinga ye nyine tu. Ibi ngibi ntabwo bireba abakobwa gusa, bireba n'abagore bubatse. Umusore cyangwa umugabo nareka kugukunda, umutima we awerekeje mu bindi bintu, nyine tuzamenye ko icyo ngicyo ari muri kimwe mu bimenyetso bizaba bikumenyesha ko nyine atakigukunda. Azaba yimereye nk'igicucucucu cy'umuntu mwigeze kugacishaho nyine mu rukundo. Icyiza ni uko watekereza kabiri niba uri umugabo, niba uri umugore, cyangwa se niba uri n'umukobwa. Ibi bintu birakureba. Icyiza ni uko watekereza kabiri ugakuramo akawe karenge, cyangwa se ukamwegera ukamuganiriza. Reka mbashimire cyane mwe mwese twabanye kuva iki kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Mwibutsa gukanda subscribe aho ngaho kuri Buhuru Boy TV, aho ngaho h'umukara, kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu byiza by'ubwenge bigiye bitandukanye. Wifuza gutanga igitekerezo waduhamagara kuri iyi nimero ikurikira: 0789407505.